Burya akenshi nta mugore ujya wifuza ko ibintu bye bisohoka cyane ko ari nabwo twari tumaze amezi 3 dukoze iyo dote nyine avuga twakoranye. Ariko nyuma y'ubwo urumva nari mfite n'inda iza kuvamo kubera inkoni. Nahise mbona iyindi mico ye sasa yaranyigaragarije. Yesa kwereka ko icyamuzanye ntacyo abonye ahita kwereka imico ye. Utangira gukubitwa rero. Ntangira gukubitwa ndamusuzugura kubera ubwo bwondo bwawe. Abagore mufite amazu nabivuga nko muri Sansembe ariko niko yabivuzemo. Abagore mufite amazu muri rata sinzi abantu ntibazabifate ko ari imvugo nyandagaza ariko niyo yakoresheje. Biriya bintu byose nko nagiye mbisobanurira kenshi byaturutse kubwo impagarara zari zimaze iminsi hano mu rugo. Nagendeye kuri bya bindi nyine wenda bavuga ati niko zubakwa yangane mvuga neka nihangane, kandi nawe yageze aho ansaba imbabazi. Ndavuga reka nihangane nyine wenda ubuzima uko buzagenda buhinduka gake gake uko iminsi izagenda ishira tugenda tuganira. Abakunzi ba Gorogota TV nagasanzwe nakagaruka turabashuhuje mwese abari ku migabane yose. Hariho abakiryamye, hariho ababyutse, ariko byose tubifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Turabashuhuje. Imana y'amahoro nibane namwe. Uyu rero murimo kureba imbere yanyu ni Bishop Brigitte. Intego yacu iminsi yose nuko tubanza tugasenga Imana. Reka rero tubaha Imana dusenge kandi tunayishime yaduhaye kumva umunsi mukuru wa Noheli turi amahoro turi bazima ikabana natwe. Mana data wa twese nyiribihe, Imana ikomeye kandi ikagira neza, data wa twese ushoboye byose, warakoze watubambiye amahema, uri umukunzi mwiza. Tugushimiye ibihe bigeretse ku bindi waduhaye, tugushimiye neza yawe, tugirire neza. Ngaho rero nyakubagira neza abantu bose babasha kudukurikira n'abazadukurikira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero ni muri bya biganiro byacu mukunze gukurikira kuri Gorogota TV bitandukanye. Harimo rimwe na rimwe tujya tubereka ko twafite made in Rwanda, tukabwira ngo ni muberwe nayo. Ubundi mukabona twagiye gusura abantu batandukanye, abarwayi tukabasengera, abababaye tukabafasha, ivuga butumwa, ubuhamya mu bintu bitandukanye, ndetse cyane cyane tukinjira no mu miryango, kuko muzika ariho Imana impamagariye cyane mu bintu by'imiryango. Kandi harimo n'igice kinini muri objectives ya nkwihoreze kirimo icyo gice cya conflict hagati y'abashakanye, nabyo tukaba tujya tubyinjiramo. Rero ubaka kanya muratubona twamaze kugera ahantu hitwa Karuruma. Ngwino rero ukurikire ibiri kuri Gorogota TV. Twasuye Akayezu Odette. Turi kumwe hano rero twagize umugisha mu buryo bukomeye cyane bwo kugira ngo atumuhamagare atwitabe, kandi si n'ubwa mbere yaratwitabye. Twagiye tugirana ikiganiro tukaganira. N'umwana mwiza, n'umudamu ufite umuco kinyabupfura, yatwakiriye neza. Reka rero mbanze mubahe nawe abasuhuze. Kaye uraho? Neza. Kubasuhuze babwire basohoye shalom bishime. Shalom ndabasuhuje. Nitwa Akayezu Odette nko babivuze. Karuruma. Karuruma. Tunezerewe Imana kukugeraho rero Odette. Twarabyifuje kandi si n'ubwa mbere tuvuganye. Nyuma y'ibyatambutse byose twagiye tuguhamagara tuganira. Noneho rero tunezerewe no kuba noneho tugeze mu rugo. Rero reka mbwira abakunzi ba Gorogota TV impamvu twaje kureba Akayezu nta gikuba cyacitse. Twaje kumusura.
nk'umudamu mwagiye mwumvaho ibyatambutse tutari busubiremo mwagiye mwumva kandi noneho nka Bishop igice cya Bishop gisura abakristo gisura abababaye gisengera abarushye mu mitima ntago iyo abantu bajugunye Bishop ntajugunya iyo abantu batereranye umuntu Bishop ntago atererana ahubwo noneho we aromora akajya gusura izakubiswe akazomora kugira ngo zongere zisubire mu rwuri neza zishimye zinezerewe niko rero twaje kwa ka Yezu arababaye ntago yishimye twagiye tuvugana akagira amarira mu maso yarakomeretse wa mubyeyi we ahuri ndagira ngo mu buryo tugiye kuganira wifatanye na ka Yezu kumukurikirana ushobora kuba aramwumvisheho amakosa gusa ariko nawe afite icyo yakubwira ukumva ko atari umunyamakosa ukumva ko ahubwo nawe yakomeretse ahubwo akeneye umuntu wamwomora akaye abantu bafashe kuri umunyamakosa uyu munsi bafite bamwe uko babivuga abandi bafite uko babyumva ariko uyu munsi ndagira ngo usangize abantu ibikomere byawe igikomere kugira ngo gikire nuko ukivuga buriya hari ukuntu tujya mu ngo tugashaka ariko tukagira ibikomere nk'abagore tukabibika tukabigendana tukisiga tukagira rouge à lèvres naturel na mbese makeup tukayitera ukagira coupe ugasa neza cyo gasuka nkuko kwawe ariko ufite igikomere udashobora kuvuga none urazi ko mu muco nyarwanda duhishira ingo zacu ubu nanjye nakwicara imbere yawe mfite igikomere ariko abantu bajya abandi bakavuga ati Brigitte byabaye byiza cyane ariko uyu munsi nkeneye ko ukiri igikomere abantu bakamenya ko utari mubi ahubwo nawe ushobora kugaragaza uburyo wakomeretse kuko hari igihe umugore aba mu nzu agakubitwa agaceceka hari igihe umugore wamunze akimwa rasiyo agaceceka ibyo byose ni ibikomere kandi yenda uwo muri kumwe abishoboye ndagira ngo usangizeho abantu gatoya mu gihe gito dufitanga basangize ibikomere byawe kandi babonereho baguha pole. Yego murakoze kuba abantu baramfashe nabi byo bamfashe nabi bitewe n'ibimaze iminsi bitambuka ariko mu by'ukuri wabashije kuntega amatwi akanyumva nabashije kumusobanurira mubwira icyatumye biriya bintu byose biba mu by'ukuri kureba mu mutima w'umuntu biragoye ariko mu by'ukuri njyewe ntacyo numva nishinja kuri biriya byabaye no ko bavuze ngo nasambanye nagize gute cyane ko no muri video abantu babonye niba barabirebye neza ntabwo bigeze bamfatana n'uriya Simeho yari ari ukwe nanjye nari nifungiranye burya mu gikoni ku bantu babibonye nyine kuriya n'ibyo byose mbifata nk'igikomere kubera ko umuntu yaramparabitse mu buryo bugaragara kandi ntabona nuko nanasobanurira isi nkisobanurira uko byagenze mu by'ukuri biriya bintu byose nko nagiye mbisobanurira kenshi byaturutse kubwo impagarara zari zimaze iminsi hano mu rugo kandi mu gihe gitoya nari maze mbanye n'uriya mugabo harimo byinshi nabivuze narakubitwaga ugakubitwa ukabyihanganira buriya rero mu muco nyarwanda ubundi nk'abagore buriya akenshi nta mugore ujya wifuza ko ibintu bye bisohoka cyane ko ari nabwo twari tumaze amezi 3 Namaze amezi 3 mukoze mariage twari tumaze amezi 3 dukoze iyo dote nyine avuga twakoranye ariko nyuma y'ubwo urumva nari mfite n'inda iza kuvamo kubera inkoni waje kugira inda umaze ibyumweru 2 ukoze dote yego buriya nakoze dote nari mfite inda y'ibyumweru 2 arangije aragukubita ivamo hari ibyo tutumvikanya barankubise ntabwo nari nzi ko wenda nawe ashobora kuba ari accident yamubayeho nyine yarankubise nk'umugabo uri kwihanira umugore nuko nikubita hasi haciyemo umunsi ntangira kuva ubwo ntangiye kuvana noneho icyambabaje no kuruta ibindi byose naho bwindi tujye kwa muganga aramperekeza yego ariko yangejeje kuri portail
ndawe se wamperekeje tukagirana kwa muganga ngo ya ngo genda urumva nawe yarafite ubwoba ahari kubera ko nayo nkifite n'ibisare by'uko yankubise avuga ati genda uraza kumbwira noneho nubwo bamaze kundebera nyine bamaze kunshisha muri ecography barambwira ati nyine yavuyemo yari afite ibyumweru 2 nuko ubwo icyambabaje kuruta ibindi byose urumva nari mpangayitse mvuga se ubu bigenze bite iki numvaga nanifitiye n'ubwoba bw'uko nshobora no guhura n'ikibazo urazi kuba wari utwitwa indi kavamo uhita utekereza ubuzima bwawe ukavuga se nanjye napfa byagenda gute n'iki numva muganga bimbwiye n'ubu ubwoba buranyishe mpamagara uriya mugabo nyine twabanaga ndamubwira none se nereka nkubwiye nguhe muganga ntimuvugane icyambabaje kuruta ibindi byose yahise ntiyaratekereje ko hari navuze ko yankubise hari bagiye nko kumufunga cyangwa iki yahise ansubiza ngo ngo ntabwo uri umwana ngo kutagiye kwa muganga ngo bakuvure ngo nakubwira ibyo yashaka kumbwira uraza kubimbwira murumva igikomere hari igihe abantu tureba ibibaye ako kanya biguruka ariko ntitumenye fondasiyo y'ikintu uri umubyeyi urubatse cyangwa se warabyaye urashyingiye tekereze umugabo aragukubise mumaranye ibyumweru 2 mukoze dote ufite inda ye aragukubise yanda ivuyemo imaze kuvamo aranakujyanye kwa muganga nta kwinjije kwa muganga naho muganga akeneye kuvugana nawe akweretse ko mutari kumwe avuze ngo nturi umwana irwarize icyo ni igikomere babyeyi murabyumva akayezi yagize ibikomere urumva ko bitari byoroshye ibyo ni bikomera abagore tugirira mu ngo tugaceceka ari byo bintu gorogota itajya itinda ngo iceceke ahubwo ibishaka kugira ngo ibwire abagore ngo nibisobanukirwe bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze none se akaye amaze kugukubita indi karindi ivamo kubera iki utagiye mu nzego z'umutekano ngo uvuge ikibazo ufite mu rugo rwawe yewe kwa kundi nyine se navuga gute kuko iryo ryari ihohotera urumva kubera ko njyewe naramukundaga ubundi pe naramukundaga cyane ariko ukunda umuntu bivuga ko aguhohotera yewe aho nta kintu narenzaho byonyine kumva ko bari bumufunge numvaga nanjye ubwanjye ntanasinzira bitewe n'urukundo namukundaga nta kindi kintu kuvuga waramukundaga wowe ukiyanga urukundo nyine niko rumera urukundo niko rumera biratangaje ko nta wundi mudamu ushobora kwemera icyo kintu ko cyamuho ngo aceceke kandi mu gihugu cyacu hari amategeko arengera abagore noneho cyane ntubizize ko abagore barengerwa ahangaha cyane nagendeye kuri bya bindi nyine wenda bavuga ati niko zubakwa yihangane mvuga neka nihangane kandi nawe yageze aho ansaba imbabazi arambwira ati rwose mbabarira ngira umujinya uza vuba n'iki ndavuga reka nihangane nyine wenda ubuzima uko buzagenda buhinduka gake gake uko iminsi izagenda ishira tugenda tuganira nyine tugira uburyo tuyobora mu rugo rwacu badukurikira tubabwire ngo ntabwo ariko zubakwa mu gihe urimo guhura n'ihohoterwa mu rugo wagombye gutambuka ukegera ubuyobozi ukabubwira uti mfite ibibazo mu rugo bimeze gutya na gutya niko zubakwa ushobora gupfira mu rugo niko zubakwa bakwicira mu rugo ugapfa bikibagirana niko zubakwa wahorana igikomere cy'agahinda reka abagore turenge urwego ruvuga ngo niko zubakwa akayeza mu rugo rwe yabaye ariko zubakwa ubwo se iyaza nko kukuniga nijoro uri mu gitanda cyangwa yajyaga bikinisha oya ntabwo yigeze abikinisha ariko nyine byo gukubitwa byo narakubitwaga rwose si rimwe si kabiri si gatatu bakagukubita inshyi bakagukubita imigera bakagukubita ibintu byose uremera kugira ngo urebe ko wakubaka ariko ko byaje kurangira nyine bigenze kuriya sinzi n'ikinyamakuru cyigeze kuvuga ngo yari afite umuhoro mu nzu nibyo se umuhoro mu cyumba ko ari we wabyivugiye se yarabyivugiye umuhoro wari uhari wari waraje gukora icy'umuhoro mu nzu
mu cyumba kambwiraga ko ari intwaro nyine y'umugabo. umugabo akagukubita umuhoro uri mu cyumba ukaryama ugasinzira. Hari igihe umuntu ahebera urwaje akavuga ati nuko nta kundi reka nubake nta kundi ntawe sinzi ko nabivuga. Mu biganiro byagiye bibaho hari ibyo byagiye bitambuka akavuga ati narubatse, akavuga ati nazanye amafaranga, akavuga ati bese ibintu nk'ibyo byose akabivuga. Uyu munsi wa none ashobora guhaguruka akavuga ati nubwo nasohotse ibintu byanjye ndabishaka. Hari ibintu afite ashobora kuza kukwishyuza amahanga, wabigenza ute? Mu by'ukuri ntago niba twarabanaga si uko yambaraga ubusa, si uko atageraga aho aryama. Ibyo bintu bye nabikenera azaza abitwara, usibye ko ejo hashize yarabitwaye. Imana ishimwe. Hari igihe twiyugana gutya inyuma ya mikoro urambwira ngo wari igihe yagukubise ajya gukuramo n'ururimi. Nasetse ndinde ndabaye bakaheza banze barakaheza. Umugabo ajya kumukwa muri mi koko si ibyo bintu byarabaye. Ibyo bintu byarabaye nyine biri muri uko kubitwa kose byarabaye. Nabwo nyuma nsaba imbabazi arambwira ati rwose mbabarira, ndamubabarira. Ku buryo agukubita agakurikira kujya gukuramo ururimi nuko kwica. Kunyica byo ni bisa nko kunyica. Bisa nko kunyica. Hari byinshi buriya nanga kuvuga kubera ko wenda nta preve z'aka kanya mfite, cyane ko telefone yanjye yayitwaye yari irimo ibyo by'amafoto. Nubwo namubabariraga ariko nasigaranaga ikimenyetso wenda nkifotora agira gute nkavuga ni wenda umunsi uyu muntu n'ubundi ndikubona ko ibyanjye nawe bitazagarukira hafi nakomeza kunkorera ihohotera nuko kose nkavuga ni umunsi nzabikenera nzayifashisha nereka abantu mu by'ukuri akababaro nahuraga nako barebe n'uburyo nagiye nihangana, kuko ibyo bintu byagiye biba mu buryo butandukanye mu minsi itandukanye. Nkawe nireka nihangane nubwo nsabye imbabazi, birashoboka ko umuntu ashobora guhinduka, ariko nibiramuka bijemo ibindi bibazo birebire nzabe mfite nanjye preve. Ariko telefone yanjye yarayitwaye, ubwo nayo mafoto nyine ubwo ntabwo nayabona. Ariko se nko mu buryo mwabanaga nk'umuntu waje asanga koko aha hantu utugusanze mu bigaragara no kuri na ahantu heza na ahantu hafatika, aho ntiyaba yaraje we nta rukundo afite ahubwo ashaka umutungo wawe ntubimenye? Njyewe nkurikijwe mbere nabibonaga nari nzi ko ari urukundo koko rw'ukuri, nkurikije ko twaganiraga n'iki n'urukundo twari dufitanye. Ariko burya Imana yaduhishe kureba mu mutima w'umuntu. Uko iminsi yagiye ishira anyumvisha ko dushobora kugurisha hano tukaba twajya gufonda ubuzima ahandi, cyane ko yambwiraga ko kuba umwinjira nyine kuza hano nawe yumvaga ari umwinjira, yumvaga ari ibintu nyine bimuteye ipfunwe. Akambwira ati rero tuzimuke tugurishe tujye gufonda ubuzima mu yindi quartier. Donc indi quartier dufate nk'abantu baje batazi iyo baturutse, batazi histoire yacu. Noneho nanjye rero urumva nago uwo muntu yapfa kukwimura gutyo ngo umuntu ni muramarana n'umwaka ngo ugiye gufata ibintu gutyo ngo mugiye ngo kwimuka mugiye kugira gute, cyane ko nagendaga nanamenya ko hashira iminsi ati afite umugore bunaka, afite undi mugore runaka, afite undi mugore bunaka. Nageze aho nanjye numva ntangiye kumutakariza icyizere. Ibyo nyine byo kuba nagurisha hita mpagarika abakomisiyoneri, nari nanabyemeye. Ayiwe ese ari wanabyemeye mama? Nari nanabyemeye ndavuga ariko nanjye wamugani mve no muri no quartier ajye bareka ko wenda nunavuga ko ninjiwe wamugani nkumva rezo yampaye niyo. Nari nanabyemeye nshaka abakomisiyoneri n'iki, ako ngezaho ngenda mbitekerezaho ndavuga ni ibintu ntago bizakunda. Ubwo urebye ni naho intandaro zo kunkubita zagiye zituruka.
intando zo kubita nawe zaturutse bivuga ngo rero ibyo witaga urukundo ntirwari urukundo. ako kanya nahise mbona ko nkimubwira ko bitagishobotse, nahise mbona iyindi mico ye sasa yaranyigaragarije. Yese akwereka ko icyamuzanye ntacyo abonye, ahita akwereka imico ye. Utangira gukubitwa rero. Ntangira gukubitwa, ndamusuzugura kubera ubwo bwondo bwawe. Abagore mufite amazu, nabivuga nko muri Sansembe ariko niko yabivuzemo. Abagore mufite amazu murirata. Sinzi abantu ntibazabifate ko ari imvugo nyandagaza, ariko niyo yakoresheje. Yambwiraga amagambo mabi we. Kugera ubwo yambwira tumva abagore mufite amazu n'agasuzuguro kanyu muzasigara mwirongora. Ngo ayo mazu yanyu azabarongora. Ibaze imvugo nyandagaza. Ndavuga uyu muntu koko nkora iki ko udufaranga nari mfite navanye wacu Kanombe, nyine nari narahawe 8 na papa, twari twaragurishije mu minsi yashize. Ko twose dushyize hano dushize, nubwo tunadushyize muri gahunda ntari nateguye, nagira ngo nubake byibura ubake. Nuko ubwo nyuma yabwo yaje kumpropoza none ati bwo kugurisha ubyanze, reka dufate credit tubigenze gutya na gutya. Ndamubwira nti gufata credit nta kibazo. Nyuma yabwo arambwira ati ariko ingwate ni hano. Ndavuga nse nawe nibyo kugurisha bivuyeho, noneho hagiyeho credit. Kandi urabizi nawe imikorere y'iyi minsi iki n'uwo muntu atangiye kukwereka imico mibi itandukanye. Nta mpamvu ntari kugira amakenga nyine nk'umuntu utekereza ngo ndebe kure ntite nemera none no kujya mu bintu bya credit. Nahise mbona ko bishobora kuzangora ugasanga ngiye ku gasozi. Naho ngaho ndi abadukurikiye rero murumva ndi na Kayezu. Mwibuke ko naje kuganira nawe ku bikomere bye nk'umubyeyi kandi Bishop, kubera ko ahantu henshi cyane abantu bafite ibyo bavuze nabibabwiye, abandi bavuga uko babishaka, ariko ni byiza ko twegera umuntu tukamenya ko kubikomere bye. Ko nabanje gufata igenganira nawe kuri telefone, ndamwumva numva umubyeyi afite igikomere, umubyeyi ararira, umubyeyi ntafite gihoza. Mwababyeyi mwe murabizi urugo rwakwangiye, mwababyeyi mwe murabizi ibikomere by'abadamu, murabizi ntago dushobora kumujugunya gutyo ngo umuntu umwe avuga uko natwe tumujugunya. Ahubwo nkeneye ko ababyeyi mufata umwanya mukaganiriza Kayezu, ndetse mukamukiza igikomere yahuye nacyo, mukamukiza agahinda yahuye nako, kabone niyo yaba hari ikosa yaba yaragaragayeho, ariko ababyeyi twabasha guca inkoni zamba, ariko tukabasha kumwomora igikomere. Kaye, ubu wowe iyo wicaye muri iyi dosiye yabaye, icyaha wishinja ni ikihe? Icyaha nishinja ni ukudashishoza, narahubutse. Iyo udahubuka wahubutse gute? Narahubutse kuba naremeye ko kubana n'umuntu ntaramumenya byimbitse, tumaranye igihe gitoya, ngendera ku marangamutima y'urukundo. Donc nishinja ko nahubutse, nibyo byanteye kuba nahura n'ibibazo ibi byose muri kuba. Hari n'abavuga ngo abana babonye ibintu bitari byiza kandi bakiri abana, ngira ngo nanjye nabivuzeho ku Isimbi. Ese ho ntago buriya waba warahubutseho ku bana bakabona intambara nka ziriya, abana bakabona ibyo batari basanzwe babona? Birumvikana. Kandi buriya ntekereza ko ngewe uko ntekereza nk'umuntu nk'umubyeyi w'abo bana, ntekereza ko ibyabaye donc ni victime y'ibyabaye, ariko mu by'ukuri nkanjye nk'umubyeyi nabonaga nta wundi buryo mbona busigaye bwo kuba nabakiza ibindi biri imbere. Nabonaga nk'umuntu bahagarariye bareberera. Hasi umubwira ngo haguruka ugende ko ari umwinjira ari kwanga. Buriya no katabwiye yajyaga agenda
yajyaga agenda ubwo nyine twashwanye nk'uko nguko akaba yafashe imyenda ati ndagiye niki agafungura igitanda ati ndagiye ubwo numara kwitekerezaho uzambwira ngaruke niki najya kubona nkabona ejo aragarutse byari baze kuba nk'inshuro nk'enya hari ati ndagiye ndagarutse ejo ndagarutse nanjye ubwanjye nk'umuntu nkabura uburyo mfite umugabo mfite umugabo ngo yagiye yagarutse ntidushyira hamwe ngo twumvikane tugire dute na gute abana nzabicaza mbaganirize cyane ko n'ubundi ni inyungu zabo mba mparanira mu by'ukuri n'ubundi ngende gusaza ndi kugenda ariko ntekereza ko abana bangaya cyane ahubwo nararamutse naratanze ahantu bakagombye kuba bakagira bakaba abana bafite aho bakomoka bafite aho bicaye ntekereza ko bari kubabara cyane birenze ibi ngibi bari ku gasozi nanjye ndi ku gasozi nta n'icyo bamarira Akayeza aravuga ati kosa niryo nyine byarabaye ariko nasovaga abana ingishuwa nari mfite cyane ko yarahahamutse ahitamo gukoresha iriya procedure mwabonye ariko mu by'ukuri igikomere cyagutera gukora ibyo utatekereje namwe murabizi hari igihe ibibazo biba byinshi bikakurenga bigatuma ushobora gufata decision uhubutse cyangwa ukiyambaza abagufasha muri decision watekereje gufata ishobora kwinfectinga abantu benshi cyangwa se abandi bantu ariko kugira ngo arebe ko yakira mbese muri make yarirwanire kugira ngo arebe ko yasoza ikibazo yari afite ubu se utuye muri quartier barabibonye ubu uratambuka abantu baravuga iki uyu ugenda wumva bimeze bite ibyo byose ni ibikomere turiho tuvuga nego ntabwo byabura ariko ntabwo ndabasha kuva mu rugo numva ntariyakire mu mutwe ntabwo ndumva nagatekana neza ntabwo urava mu rugo abaturage muturanye abaturanyi hari abansura bakankomeza hari abansura bakambwira ati hari kuvuga gutya na gutya na gutya na gutya ariko komera nta kundi ubwo murabyumva ko ibikomere afite biratandukanye ntava mu rugo kutava mu rugo suko hari wamuje kuva mu rugo kutava mu rugo suko afite umutekano mukeya ahubwo urumva yagize icyo twakwita complexe urumva afite ipfunwe ibyo nabyo ni igikomere kimuhejeje mu nzu ku buzima yahuye nabwo atari yarateganyije ku buzima yinjiyemo atari yarigeze ateganya no kuvuga njya mvuga ngo tukiri mu isi dufashe ibiye mu ntambara abantu bumvishe Mike bumva avuga ati byenze gutya na gutya abantu bafatira kuri icyo cya Mike ariko ngira ngo abenshi ntibigeze bumva fondation yacyo ngo bumve ko Akayezu ibyo yakoze byatewe n'ibikomere birebire urumva niba umugabo muri kumwe mu nzu akaza akwereka kagukunze akakina ko mugurisha imitungo cyangwa se mufata amakredi kuri yo ntubikore noneho agatangira kugukubita akajyaho ushobora gukuramo inda ye kubera gukubitwa ukageraho umuntu ashobora gukubita akagukubita hasi akarwana no gukuramo ururimi ibyo ni ibikomere bishobora gutuma uba traumatize ukaba wakora n'ibyo utari gukora abantu benshi babonye uwitwa Simeo muri iyi video cyangwa se muri ibi byabayeho mu itangazamakuru bitandukanye baravuga ngo yari yaje ngo kugira ngo aryame muri uru rugo ariko mu by'ukuri wowe hari uko wabisobanuye ndagira ngo ubwire abantu uko byagenze twumve n'igikomere byagusigiye nabyo Simeo rero mbona yabaye nk'igitambo cyanjye ngiye niko mbifata kubera ko mu by'ukuri ntabwo Mike yamusanze mu cyumba pe icyo gihe nigeze kubivuga mbisobanura icyo gihe nari nashwanye na Mike umva aranzengereza nibwo icyo gihe nageze aho ndamubwira nti rero
kwera n'izo vibe yari kundaga kugira kandi n'undi yagera no mu rugo ugasanga ntasi byiza mbwira n'undi ni bya bindi byo kumpoza ku nkeke kuri biriya imitungo n'iki. Mike yampamagaye saa 5:30 koko z'ijoro ngo ariko twiriwe tuvugana nabi ngo ndamwimye ngo na telefone kuko yari yarayigurishije ngo ashaka iyanjye yari yampamagaye ku manywa ngo nyimuhe nabwo ndayimwima. Ibyo byose biva nyine donc twirirwa hari umwuka mubi hagati yanjye nawe. Mubajije aho ari nka saa 4 ngo numve ko aza tugasangira nabwo anyuka inabi. Ntabwo nizo saa 5:30 nige namuhamagaraga maze se ugeze hehe ko mbona nakuvure fezi igeze amasaha ageze aho kugira ngo nsubize neza akansubiza nabi bitewe n'ibyo bikomere byose nari mfite. Afite stock y'ibikomere. Yego nanjye nahise mubwira noneho n'ubundi usanzwe umbwira ngo donc yaramubwiye ngo ugiye ngo kujya ngo umbarira se ngo n'amasaha ngo we gutahira se ngo mu rugo ngo nicyo mfango no kuba mu nzu z'abagore niki. Urumva nanjye ndi umuntu nawe yari yamaze kwiyakira ko ari umwinjira nanjye ndi umuntu ariko ni nawe nabyivugiraga njye nta nibyo navugaga pe ni wowe byivugiraga donc ni nta mugore wabivuga. Ni nk'ikintu yashatse kujya komeza kumbwira kugira ngo bizanyihutishe gufata umwanzuro mu by'ukuri niba mukunda mufate tugurishe tugende cyangwa se dufate niyo credit wenda akora ibyo yari yateguye kureba mu mutima w'umuntu n'ikimana yaduhishe ntago nzi icyo yaragambiriye. Ariko kuba nanjye ntarahise mbyumva vuba ntago yari guitanyereka ko yari kuba Simeo rero yaje hano mu by'ukuri tugiye kuganira cyane ko yarasanzwe azi ibyanjye na Mike uko gukubitwa ikindi aburya mu buzima hari ukuntu wiyimvanamo n'umuntu ukumva hari ukuntu umuntu agira inshuti y'ubuzima bwe abwira buri kimwe cyose. Iyo hari ukuntu ugira umuntu ubwira ibyawe ukabona arabyumva rwose nta kugoye kugira ngo abyumve. Ni muri iyo sanse namuhamagayemo ngo tuganire. Asa nijoro ntabwo yaje nijoro Simeo twavuganye mu masaa 6:30 turi kuvuganira ku matelefone ni kumubwira ni noneho bingendekeye gutya na gutya twaravuganye ngura amayinite ashiramo nawagura ndi ashiramo ndamubwira noneho ndarambiwe ndumva nsazi ndumva ngiye kwikorera ingutiya ku mutwe ndumva mu bwonko mu mitsi igiye nko guturika ngire nte koko nuko ubwo byageze mu masaa 10 ndamubwira ni ushaka kubona moto wambari ukaza kundeba ko rwose numva meze nabi kandi koko nari meze nabi jya mu cyumba umva wapi naza muri salo umva wapi ndasohoka njya hanze abonye ko hanateye ubwoba dusa nk'abatuye ahantu hegereye ishyamba numva nta bwoba na bukeya mfite. Ndavuga ndamwinginga nawe nti wamba bari ukaza tukaganira nawe ubwo arambwira ati sebu ko bwije ko butaracya neza niki ndamubwira nuramukubonye moto kuko atuye hafi y'umuhanda nuramukubonye moto umbabarira umbwiza ukuri kuyibonye uze tuwe tuganira kuko ndumva nta mahoro mfite. Mike yaje njyewe nari nicaye hariya kuri iriya ntebe Simeo yari yicaye aha kwa kundi umuntu akuramo inkweto baravuze ngo yasanze ngo inkweto ngo muri saro kwa kundi umuntu akuramo inkweto akashyira amaguru mu ntebe nibwo buryo Simeo yakuyemo inkweto undi wari wese. Noneho njyewe umwana yari ari kwibrosa urumva ageze hano n'undi Simeo nawe yega yahageze bwenda gucya yahageze nka saa 10:30 ubwo mu minota mike y'abana bese babyuka bari kwibrosa hari hanze ngo bagiye ku ishuri. Ngiye kumva numva umuntu uri kuvugira hanze ari kuvugana n'abana w'umugabo ndebye nicaye hari urabona ko hateganye no mu gikari ndebye mbona ni Mike. Nahise ngira ubwoba mpitambwira Simeo ko bari basanzwe baziranye bari basanzwe bakunda gusa nk'abacyocyorana. Nahise mbwira Simeo ntimva jya muri kiriya cyumba wifungirana donc Simeo yakase hano gutya Mike ageze hano mu muryango
ubwo yagiye muri kiriya cyumba, yageze ku muryango w'icyumba na Mike asa nkaho amugezeho, ariko asanga Sime wamaze kuvuniramo urufunguzo. Njyewe nari ndimo hano muri salo. Ubwo niko kubona Simeo rero, ubwo nyine nahise nanjye ngira ubwoba. Nibwo Mike yahise anyaka telefone yanjye, mbonye ndekuye telefone ndayimuhereza kuko nundi nari tubwo ko agiye kunkubita nkuko yarasanzwe ankubita. Njye nahise njya kwifungirana mu gikoni, ndagenda ndafunga. Ubwo rero muri ibyo byose nibwo Mike nyine yahise ahamagara itangazamakuru, numva ngo ahamagaye bamudugudu, mbona ngo abaturanyi, umuntu urugo rurakubise ruruzuye. Nuko byagenze, izina ry'ubusambanyi baringiyeho gutyo. Mbona nta kundi kuntu ndi ubigenze, donc nta rindi garuriro. Kuba Simeo yaragiye kwifungiranamo hariya, ibyo byahise binshinja icyaha, ariko Imana niyo nkuru, nta cyaha numva ngiye nishinja. Reka twongere tubwire abantu bakurikira Gorogota TV, buriya ngo umusozi utarazamuka ntumenya kuvuna. Kandi buriya aho utaragera umuntu wese yakubwira ibyo ashaka ukabyemera. Twakoze uru rugendo tuza kwirebera akayezu. Buriya niyo ureba umuntu face to face ubona igikomere yagize. Nguko uko rero urugendo rwagenze rwo kugira ngo akayezu yitwe ko yasambanye na Simeo. Ariko mu buzima busanzwe abantu benshi bazi ko umuntu afite inshuti badahuje igitsina ashaka kubwira ibye byose bakaganira kumva aruhutse, bamwita umugabo we. Niko hanze aha byitwa. Ariko se umuntu ashaka kugira inshuti baganira akayiyumvamo akamugira inama kandi atari umugabo we? Numva Imana irema abantu yabahaye guhura mu buryo butandukanye. Njyewe numva rero nkurikije urugendo nakoze nuko naganiriye na Kayezu Odette, nukuvuga Simeo yari inshuti y'akadasohoka kuri Odette, ashaka kumubera umujyanama mu gihe cyo kumva ko yari umusambani we, nkuko abantu benshi babyumvishe. Ariko ubyumve ko njye nakugereyeyo kandi nkaza nje kumenya ibikomere bya Odette yahuye nabyo. Ni muri urwo rwego Simeo yagiye amufata akaboko mu bikomere byinshi yagiye agira, amubwira pole ihangane, gira utya, yenda komeza wubake, gira utya. Ariko noneho ku munota nyuma amubwira ati birandenze, wabyumvishe ko abwira ati nengeye kwikorera ingutiya ku mutwe. Rero ndagira ngo mbwire abantu ngo kuba umuntu abana n'undi badahuje igitsina si uko ari umugabo we, yaba n'inshuti yawe. Aho ngaho reka nkubwire ngo ni igikomere wahuye nacyo kuko wambaye ibara ryitwa gutyo. Ariko nakubwira ngo pole, tukiri mu isi dufasha ibihe mu ntambara. Komera, Imana niyo mucamanza, Imana nireba kure na bugufiya, ishobora kukurengera mu gihe icyo ari cyo cyose. Reka rero mbwire abadukurikira kuri Gorogota TV, mbabwire ngo nimube hafi ya Kayezu Odette, mumuganirize, muhamagare, mumuhepore. Ararekuye umutungo yasigiwe n'umugabo we, batakiri kumwe kubera impamvu zitandukanye ngewe ntashaka kumenya. Urumva rero kenshi hari igihe ubana n'umugabo mutarasezeranye, amategeko atamuzi, mukabana muri ubwo buryo, yenda yarakoze iyo dote gusa, ariko yagera muri wa mutungo agashaka ko muwugira umwe ngube uwe cyangwa se mugurishe mwimuke. Ariho iyi inkomoko yihohoterwa yagiye agirira mu rugo ryaturutse. Ntabwo ndi bujye mu bintu bitandukanye uko nge naje kugira ngo nigane na Odette ku bikomere yagiye agira bimeze bityo. Rero reka mbwire Odette ngo niyihangane, nkubwire ngo nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Nkubwire ngo wikwiheba, ikibazo kizana igisubizo. Birashoboka ko uyu munsi washaka bikanga, birashoboka ko wabana n'umuntu wari umuziho ubumuntu ugasanga nta bumuntu afite, ariko ntabwo ari umuti wo kumva wigunze wihebye ngo abantu barambona, abantu baramvuga, abantu nyuma y'ibibaye ubuzima burakomeza, akazi karakomeza, kuko nubona ikikwirukankana kigusize uzamenye ko kikubwiye ngo tera imbere. Kiba kikubwiye ngo tera imbere. Iyo usubiye inyuma
icyakurukankana gakirishima. Niyo mpamvu ugomba kuba umugore w'intwari kugira ngo ubashe gukomeza akazi kawe utera imbere mu mirimo yawe ya buri munsi. Wagize igikomere, wagize ipfunwe, ntusohoka, ubu imirimo se ihagaze iti? Yarapfuye. Yarapfuye. Yapfuye gute? Sobanura ko ni imirimo yapfuye. Yarapfuye kubera ko birava nyine kuri bino bintu bimazeho iminsi n'iki. Mu by'ukuri sinjya kubeshya, numva ntariyakira kuba nagaragara muri sosiyete. Ufite ipfunwe muri sosiyete. Hanyuma se hagiye uragiye ugaragaza uburyo amafaranga yasohotse, uburyo iki use nk'abakumva yenda bavuga bati koko Odette yahuye n'ibibazo byinshi n'ibiki byose, ubashe kujya muri sosiyete, ufite uburyo bwo kongera gutangira? Birashoboka ko umuntu yakongera agatangira, ariko ubwo uri kumva bitewe n'uko numvaga nshaka kubaka, byatumye amafaranga yanjye nanakoreshaga no muri ako ka business nakoraga, byatumye donc nakunze umugabo cyane, ndiyanga niko nabivuga. Kuko hari ibyo nagiye nkora kugira ngo nubake bikanjyana mu bihombo, ariko bizongera bikunda, Imana niyo nkuru. Ababyeyi mwe, mwabadamu mwe, murabizi abagore twakunze tuva hasi. Utarakunda atere ibuye Odette. Teriwe Odette, kuko abagore iyo bakunze ukagenda uvuga ngo felicitation warakunze, usigaza kakabanza wicemo. Abandi igihe bakunda nako kakagenda, kandi nawe urumva kagarukiye kuko nari nabyemeye. Nari wabyemeye, kagarukiye ku mwamba. Ni Imana yabikoze, irakarengera, iragatabara. Mwabadamu mwe rero bagenzi banjye bo muri Afrika, abo ku migabane itandukanye, ndabizi ko abakurikira Bishop Brigitte muri benshi. Odette uyu nguyu, niwumva iki kiganiro umbabariwe ugitangira ukirangize, kugira ngo uze kugira umutima wamusubiza no muri business. Yakunze umugabo agira ngo yubake, ajyana no muri business arihombya. Ariko mu by'ukuri nuko turimo guseka, kuko murabizi ko Brigitte akunda guseka, ariko Odette arababaye, afite kagahinda kamwe kari kure ku mutima, kamwe adafite ahari nk'uwo yabwira, afite kuko muravugana akagira amarira mu maso akiyumanganya. Rero ni ukuvuga ngo nta kindi kintu cyamuhoza, ni abantu bagomba kumuba hafi. Aha kuri Gorogota TV turaza gushyiraho nimero ya Odette, muze kuyisangaho, abari bubikenere mu muhamagare, ariko nawe yabanza akayivugira. Nimero yanjye murabibona, n'ubu arimo kurira Odette, ntabwo ari yakira, arimo kurira, yarakomeretse bikomeye. Urambabarira. Oya ntacyo, igikomere mu bintu bya mbere bikimara no kurira. Jya wicara urire, nk'ubu twaje rwose rira, wumva agahinda ko gashize. Mu bikomere ikintu cya mbere kiruhura umuntu no kurira, kuko umuntu yarafashe umwanya, reka mbe nivugira abe yiririra. Kandi nabwira ngo pole Odette, pole, nyuma y'ibi hari ubundi buzima, hari ukundi gutera intambwe, komera ushikame. Ibintu biragenda, abantu bagahemuka, warizeye umuntu mu buzima. Nawe wa mubyeyi washaka kuba byarakubayeho, cyangwa se utazi uko ejo bizagenda, ariko uko babara amafuti kuri akayezu Odette babibonye nk'amafuti, ariko kambabwire mwababyeyi mwe, nabagereyo umubyeyi yari imariye imyaka 18, yari imaze imyaka 8 atari kumwe n'umugabo, yiyemeza kumva yabana n'undi muri izo nzira, ariko ntabwo byamuhiriye. Ibyo yakoze se ninde utashaka undi? Ari utabikora se? N'utabikora ubwo nyine ni umugisha w'Imana, ni shuwa y'umuntu, ariko we yari yahisemo iyo nzira, ntabwo yamuhiriye, ariko suko ari umunyamakosa. Skandari mwabonye muri uru rugo zabo bagabo batandukanye,
nibikomere nongere mbisubire mu byatumye abasha kuvuga atahari reka mfate iyi decision imeze itya kugira ngo uyu mugabo ave muri uru rugo ariko bivuga ngo nibikomere byatumye ahubuka ari nabyo abwira abantu ati rwose aho ndishinja ko yenda byenze gutya ko banange nzabaganiriza. Odette rero abantu bazakenera kukuganiriza bazakenera kukuvugisha kuko abantu umigabane myinshi waba mama kandi bakeneye kugutega amatwi harimo abakeneye kumenya nimero yawe kugira ngo bazakuvugishe babinsabye nabyo bituma mvanze nimero yawe uyibihere bamenye koko kariyo ndagira ngo rero uyibihere. Yego mbere yo kuba nanayitanga ndagira ngo nsabe imbabazi buri umwe wese wambonye muri kiriya cyasha niko navuga ariko nanjye mu by'ukuri ntabwo ari byo nifuzaga ibyo nifuzaga nabibabwiye byanatumye n'utwanjye tunahagendera biranga ntibyakunda mumbabarire rwose ntabwo ari uko ndi umunyamico mibi si uko byagenze gute nanjye nashakaga gusaza nk'abandi ba mama neza bari kumwe n'umuryango wuzuye mbasabye imbabazi. Nimero yanjye ni 078 nanone 23 985. Ubwo ugiye guhamagara Odette cyangwa kumwandikira kuri iyo nimero aguhaye wakongeraho agasaraba 250 turaza kuzibashyiriraho rero ku kiganiro rwose ndabasabye badamu bagenzi banjye abagabo mutandukanye ku migani itandukanye mujya mukurikira Gorogota TV mumbabarire muvugishe Odette mumfashe kumukiza ibikomere biri ku mutima we ntabwo ari yakira ntabwo arava muri iyi nzu arareba agasanga ameze nk'uri mu kaziga ariko reka nkubwire ngo Yesu ni umwami Yesu ni umwami umwizeye ntakorwa n'isoni kandi komera uhaguruke wigira ubwoba muri sosiyete utangire imirimo yawe uko bisanzwe. Reka rero abari bakurikiye ikiganiro cyaberaga kuri Gorogota TV tubisabire share tubisabire comment tubisabire like tubisabire s'abonner ni by'ingenzi kuri Gorogota TV kugira ngo dutere imbere tuzamuke n'undi wese abashe kumva ibiganiro byacu. Reka tugushimire rero Odette watwakiriye muri uru rugo rwe rwiza Imana iguha umugisha kandi ugire umwaka mwiza Imana izagushyigikire muri byose. Reka dusoze rero dusabira umugisha abatwumva dusabira n'umugisha urugo. Mana data wa twese Imana igira neza Imana ikomeye Imana yatubambiye amahema Imana yarinze Odette mu ntambara nyinshi yahuye nazo mu bibazo byinshi yahuye nabyo byashoboraga kumwica agatambuka ariko ukuboko kw'Imana kwamubambiye amaboko ararindwa kandi ararengerwa. Warakoze turagushimye hejuru rero y'ibyo byose byatambutse muhe imbaraga muhe gukomera muhe gushira amanga muhe kongera guhaguruka yumve ko muri sosiyete ari akayezo Odette wa kera. Urakoze data girira neza abantu bose bakurikira Gorogota TV wagura imbago zabo kandi ubagirire neza ibihe byose n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Reka tubabwire ngo amahoro y'Imana shalom.